Ndabasoje kandi mbifurije ibihe byiza mwebwe mudukurikiye kandi mukomeje kutwereka ko mubana natwe umunsi ku munsi. Reka rero mbaha ikaze twinjira muri aya makuru agiye atandukanye. Nge nitwa Isaac. Reka duhere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka ku mirwano cyangwa se amasasu yongeye kumvikana ahitwa Ikazinga Imasisi biteye bite cyangwa se intambara yashojwe nande ubundi yaje kurangira ite yabereye neza hehe byose turabigarukaho muri aya makuru. Turabwira kandi kurebana n'ibikomeje kuvugwa kuri Uvira uyu mujyi ukomeje kugenda uvugisha abantu benshi ndetse n'ahitwa point zero ndetse no mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se Plaine de Ruzizi hose turagenda twagaruka tureba ibintu bishya biri kugenda bivugwa muri rusange muri ayo makuru mu gihe ma 23 n'igisirikare cya leta FARDC n'abagifasha batandukanye barimo Wazalendo barimo FDLR barimo abarundi barimo kandi na SADC ariko naho cyane higanjemo Angola ingabo za Angola ndetse na Tanzania ubundi zitagaragaraga cyane mu mirwano muri Kivu y'amajyaruguru. Aha rero turaza kugaruka turebe uko ibintu byifashe hano muri Kivu y'amajyepfo ndetse n'amakuru mashya atunguranye ari kugenda ahavugwa. Ikindi tugarukaho ni ibirebana n'imirwano mu gice cya Warikare biteye bite naho hari ibiri kwavugwa ahitwa Ikobo teritwari Ikobo. Turagaruka ku birebana n'ibiri kwavugwa ndetse turagaruke ku ijambo rikomeye cyane amagambo akakaye ya Joseph Kabila wigeze kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu hari ibyo yatangaje rwose abwira Perezida Felix Antoine Tshisekedi uriho uyu munsi ndetse bisa naho ari integuza ku buryo ashobora kuba hari ikintu runaka Joseph Kabila ashatse kuvuga kandi gikomeye cyane ku butegetsi bwa Tshisekedi ku buryo anarebye nabi hari byamubaho bitari byiza. Hanyuma turagaruka ku yandi makuru atandukanye ndetse umwanya rwose nukunda turazya mu burasirazuba bwo hagati ariko tukiri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari Kongo hari ibyatangajwe kurebana na raporo yakozwe ku mafaranga menshi ashororwa mu gisirikare cya Kongo ariko kigakomeza kuba igisirikare cy'ikinebwe cyangwa se igisirikare kidafite icyo kivuze kubigendanye no kugaragaza imbaraga ku rugamba ndetse n'ibindi bitandukanye kuko ubundi kuva mu myaka irashize raporo zigenda zikorwa zose mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba zigaragaza yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ishora amafaranga menshi mu gisirikare kurusha ibindi bisirikare byose muri aka karere ariko ugasanga igisirikare cyayo kiragaragaza intege nke ndetse yemwe kikanakubitwa n'abarwanyi ba M23 rwose mu buryo bukomeye cyane. Reka twinjire muri aya makuru rero duhereye hano ku mirwano iri kuvugwa Ikazinga. Nukuvuga ngo ahantu hitwa Kazinga hari maze iminsi hatumvikana imirwano cyangwa se hatumvikana urusaku rw'amasasu usibye twa dutero hafi yaho twita ngo dutero shuma baza kurasa ku bice bituwemo n'abaturage cyane bitwikiriye ijoro bashaka gusahura abaturage n'ubu ndetse ibyo ngibyo byo byanabaye Imasisi turaza kubigarukaho gatoya ariko ubundi ahangaha Ikazinga nta mirwano yari haherutse ariko mu bihe bishize humvikanye imirwano ndetse hanabera isibaniro icyo gihe ndetse hari mu bihe bimwe ubwo FARDC yagabaga ibitero bya drone ahitwa Irubaya cya gice kirimo amabuye y'agaciro menshi cyane rwose kuko hanihariye ibirenga 20% byo kwisi yose amabuye ya koruta acukurwa hirya no hino kwisi. Urumva na ahantu h'ubutunzi cyane nayo mpamvu leta ya Kongo ikomeje kugenda ikubita urutoki ku rundi kuva M23 yahafata. Aho rero igihe baharasaga ndetse bakahicira Lieutenant Colonel Wiringoma nicyo kimwe n'igihe bagabaga ibitero ahangaha za Kazinga ndetse FARDC na Wazalendo baza no kwajya ubu ngo bakaba bari muri ibyo bice. Aha ariko nubwo bahafite cyangwa se nubwo hari igice ma 23 aho ngaho ifite ndetse leta ya Kongo cyangwa se igisirikare cyayo nizi za Wazalendo bakomeza kugenda bavuga bagaragaza yuko nyine M23 yaba ifite uburyo kiri gushakisha uburyo yajya muri kano gace kakazinga rero bagahora muri iki cyobo. Ubu rero mu ijoro ryake ndetse no mu masaha yashize uyu munsi harashwe amasasu menshi y'intwaro ziremereye ziriturutse mu ruhande rwa FARDC. Aha rero bari biganjemo bakaba bari Wazalendo barasaga kuri ma 23. Ubundi ahangaha muri ibice byahangaha Imasisi hari uburyo ki bahinduye strategy cyangwa se uburyo bw'imirwanire niko twavuga kubera ko ubu ngubu amakuru aturuka hariya agaragaza ko Wazalendo ibifite igice cyayo FARDC igice cyayo FDLR bo bigabanyije muri abo ngabo harabari muri Wazalendo harabari muri FARDC ariko buri gace bamwe bafite igice cyabo. Wazalendo nayo irimo ibice bitandukanye abo kuwitwa Kigingi baba bafite nk'abarwanira nk'itwa za Gatoyi abandi barimo witwa Sendugu Museveni bafite ahandi bakagiri
abo bose bagiye barifite za mayimayi na za nyatura ku buryo bagiye babagabanya uduce runaka eneo zabo runaka cyangwa se nyine agace runaka barwaniramo kugira ngo ni uburyo bushya bwo kugira ngo barebe ko bakikiza M23 bityo banisubiza ibice byo muri Masisi M23 wagiye ibambura mu bihe bishize. Nayo mpamvu ari kugenda bagaba bino bitero, bamwe bavuga bati ni bitero shuma yego byo kwiba, ariko harimo n'uburyo bwo kugaragaza ko bari gushotora M23 ngo barebe ikikora bityo habe haba intambara ikomeye, bityo rero ngo babe bakisubiza ibi bice. Rero aha Wazalendo ngikaba ari inama yagiriyemo ubutegetsi bw'Kinshasa ibabwira ko nibaramuka bigabanyijemo ibice bakagenda bagaba ibitero hirya no hino ahantu hatandukanye bityo ngo bazagera ku musaruro. Aha rero ugasanga ahantu nka Kazinga hari FARDC naho yakubitiwe, ubwo nabyo reka twite tunabiheraho. Ubundi bagabye igitero mu masaha nyine y'urukerera rw'uyu munsi ndetse kugeza mu masaha ya saa 4 gutyo humvikanaga amasasu, ariko ibyo babonye si byo kubwira umuntu kubera ko M23 yabakubise mu buryo bukomeye cyane. Ntabwo hano twata dutangaza ngo imibare y'abapfuye ni iyihe, umuntu atarakora itohoza, ariko hari amakuru ya bamwe bagiye batangaza bavuga ko haba haguye abantu barenga 10 ku ruhande rwa FARDC, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu dufitiye gihamya yuzuye. Ikiriho cyo nuko bahakomerekeye cyane kandi bakanasiga intwaro harimo iziremereye ndetse n'intoya zose zagiye zisigara mu maboko ya M23. Nubwo kugeza ubu M23 nta kiratangaza kugendanye n'icyo gitero cy'Ikazinga. Aha rero baturukagaho Kazinga barasa M23 mu bice byegereye aho ngaho iyo mirwano, ndetse amasasu avuga yuko banagerageje kurasa hitwa za Gatoya, ariko nyine bakubitirwa bikomeye cyane. Ubwo nyine FARDC agiraga ngo yipime, ariko ibyo yabonye ni ibintu bikomeye cyane, ntabwo byaboroheye kugeza amagingo aya. Aha rero icyo nakubwiraga, urasanga FARDC iri aho ngaho Kazinga, ugasanga aho Gatoya hari izo za Wazalendo. Rero aho hose bagenda bagerageza kuba bagaba ibitero kuri M23, ariko ugasanga ntabwo bigize gute, ntabwo boroheye. Hanyuma nuko ibintu byifashe muri Masisi, ariko muri Masisi ntabwo ari aho gusa humvikana amasasu, kubera ko no mu bindi bice bigiye bitandukanye naho hari kugenda humvikana amasasu ndetse ugakomeza ukageza na Warikare. Nk'ubu ngubu muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi mu gace ahantu hitwa Ikobo ni ahantu hazwi, ndetse bigeze no kuvuga ko rwose ahangaha haba harihisheyo generali cyangwa se majoro Rumuri Byiringiro, ni perezida wa FDL ubundi kugeza ubu ngubu benshi batazi ngo uyu mugabo uyu musaza Rukukuri aherereye hehe, kuko uko M23 agendaga ifata ibice FDL yagendaga yimura ibirindiro, ariko bamutwara bamuhetse mu ngobyi kubera izabukuru, ndetse hari n'amakuru avuga ko yaba yarakomerekeye mu bitero bya M23 arashweho ku buryo kwitwara n'amaguru cyangwa se kugenda bitaba ari ibintu bimworoheye. Mu hantu rero byavuzwe ko yigeze guhungira nabwo bamutwaye mu ngobyi baturutse za Rucuru gukomeza na Masisi nahangaha Ikobo, ariko kuva M23 yakongera yahabambura cyangwa se yahagira nabwo bayabanginga atabahunga kugeza ubu nta wuzi ngo ibintu byifashe bitaha. Rero hongeye kumvikana nabwo amasasu, cyakora cyo ntago ari imirwano ikomeye cyane, ariko amakuru agaragaza yuko bashakaga kurasa M23 nayo igerageza kubasubiza inyuma. Aha rero mu buryo bugaragara FARDC n'abayifasha n'abambari bayo bari kugenda bashakisha buryo ki bagaba ibitero mu bice byose M23 yafashe, cyane cyane aho yafashe mu bihe bya nyuma cyangwa se mu bice yafashe nyuma nyine, aha hose kugenda ihagaba ibitero kugira ngo barebe icyo M23 ikora. Ariko hakaba n'abasesengura iby'intambara bavuga ko harimo politike yo kugira ngo FARDC icanganyikishe M23 bityo uduce bafitemo imbaraga cyangwa nk'ahangaha hafi ya za Uvira banyeganyege bityo bahungabane bajye gutabara aho bikomeye cyangwa se bari kugabwaho ibitero. Ubundi gice cy'ingenzi FARDC ishaka ibe yakirukanamo M23 kubera ko nyine mu buryo bugaragara barashaka yuko M23 iva ahangaha hafi na Uvira, nubwo yaharikuye ikaba ifite ibirindiro nyine hafi yaho kandi nakorana na Twirwaneho. Bityo rero mu kugaba ibitero za Masisi, za Warikare n'ahandi hagiye hatandukanye bikaba bigamije kugira ngo M23 icanganyikirwe, bityo rero ibe yarekura hamwe
imwe ije kugenda itatanya imbaraga, bityo biba byakorohera FARDC. Nabwo n'ubundi buryo cyangwa se n'indi tekinike FARDC n'abambari bayo bari kugenda bakoresha. Aha rero ikobo humvikanye amasasu, ariko cyo nta mirwano ikomeye yahabaye. Mbere yuko dukomeza ku ijambo rya Joseph Kabila hoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaza gusimburwa na Tshisekedi, ndetse yanasimbuye rwose mahoro niko twavuga, kubera ko yashyigikiye yarekuye ubutegetsi abuha perezida Tshisekedi nta mvururu zibaye cyangwa se nta rwaserera ibaye nkuko icyo gihe benshi bari mbiteganyaga, kubera ko babonaga yuko uyu Tshisekedi yarasanzwe Tshisekedi ise wa Tshisekedi yuriho Etienne Tshisekedi yarasanzwe afitanye icyo twakwita nk'amakimbirane n'uyu nguyu Joseph Kabila. Uyu rero Tshisekedi agiye kujyaho, abantu bari bazi yuko hagomba kuba imvururu zikomeye cyane, ariko nta zigeze ziba. Uyu rero Joseph Kabila hari ibyo yatangaje kandi bikomeye cyane. Mbere yuko twagaruka kuri iryo jambo, reka duhere hano mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Murabizi yuko amakuru ari kugenda atangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye, yaba iby'imbere muri Kongo, yaba ibyo mu karere n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Birahuriza ku kuba ingabo za leta n'abazifasha bari mu myiteguro ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, ahantu rwose hitwa Mzaho Plateau, hariya musozi icungamiye Uvira, mu bice bya Plaine de Ruzizi, mu bibaya cyangwa se bya Ruzizi cyangwa se nyine Rusizi, hari muri Kongo bahita Ruzizi, ariko hari n'abahita mu kibaya cya Rusizi. Aho hakomeje kugenda harundwa ingabo z'abarundi za FARDC ndetse n'izangora, ariko by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Aha hantu hari ingabo n'ingabo rwose, ni ingabo nyinshi cyane, kandi uko bari kujyana izo ngabo niko bari kugenda banahasetinga cyangwa se bahashyira ibitwaro bya rutura, bya bindi birasa mu ntera ndende kandi bikica abantu benshi icyarimwe. Ibyo rero benshi baravuga ko ahanini bigamije kugira ngo bace intege M23, bityo babayikura muri Kivu y'Amajyepfo, kuko mu bintu bitashimishije igisirikare cya leta FARDC harimo kuba M23 ageze muri Kivu y'Amajyepfo, kandi kuba yaragezeyo byahinduye urugamba. Hari ukuntu twirwanaho yarwanaga, ariko ugasanga ibice bimwe na bimwe biragorana ko yabifata, cyangwa se hamwe na hamwe bakahayakura, ariko kuva bahuza imbaraga hano byagoye cyane uruhande rw'igisirikare cya leta FARDC, ku buryo ubona yuko nyine ari bimwe mu byatu FARDC iza gushyira imbaraga hano nayo kugira ngo irebe ko yabimura cyangwa se yabakura mu bintu basanzwe bafitemo imbaraga. Ikindi nanone kiyongereyeho ni ukuba M23 yari yafashe Uvira ikaza kuwurekura, kandi ari wo mujyi ukomeye yari yafashe hano muri iki gice. Bisa naho leta ya Kongo yavuze ko n'ibindi byose byaba bishoboka, bityo batangira kugenda bashyira imbaraga mu mirwano yabo n'izindi tekinike kugira ngo barebe ko M23 yarekura ibyo bice ifite nkuko barimo babitekereza. Aha rero hari kugenda hashyirwa imbaraga cyane, ariko abiganjemo ni abasirikare b'abarundi, wazalendo ndetse n'ingabo za Ngora. Umujyi wa Uvira uratsindagiye, ntabwo wabona ukandagiza ikirenge bitewe n'uburyo ari kugenda haza ingabo nyinshi za izo zose nagiye nkubwira. Rero igikomeye kirimo, nubwo bimeze bityo, hari ikikango cyane ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo, ngo baragira mu masaha y'ijoro bagatangira kurasa ya masasu ariko adafite icyagambiriye, cyangwa se ya masasu nyine araho gusa atagamije nyine intambara, kugira ngo barebe ko M23 hari icyo yakora. Ku rundi ruhande ariko nanone abaturage bo muri ibi bice bafite ubwoba bwinshi cyane, bari mu bwoba yuko M23 bitewe n'uburakari buri guterwa n'ingabo za leta n'abambari babo, nayo ishobora kugira umujinya ikaba yagaba ibitero karundura muri uyu mujyi wa Uvira, kandi ko byaba ari urugamba rukomeye cyane rw'amateka. N'ubundi bari kuvuga ko mu bice bya za Poezero ngaho Plaine de Ruzizi muri iyi minsi hashobora kuzaba imirwano kandi ikomeye. Bityo rero ugasanga hari abaturage kugeza ubu bari mu bwoba bwinshi cyane. Ikindi nanone kandi nubwo FARDC iri gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo, iri ni kugenda ikarasa buhumyi mu baturage, cyane cyane nk'ahitwa Iminembwe. Nk'ubu ngubu ku munsi w'ejo yarahashe mu isantere rwagati y'Iminembwe, irasa za Gakenke, irasa za Karingi, abanyamurenge bahita mu Karingi. Aho hose hagiye humvikana amasasu, ndetse byanagize ingaruka ku baturage bahatuye, kuko amakuru atugeraho anatangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, harimo n'icyitwa Minembwe Capital News. Baravuga ko abantu bagera muri 7 baba barahasize ubuzima, barishwe n'ibitero by'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Icyakora cyo M23 natwirwanaho baje gutabarira hafi, ku buryo babasubijeyo shishi itabona, baza kugenda bahunga kinyuma cyangwa se barwana kinyuma nyuma yuko M23 ibakwirakwijwe imishwaro. Aha rero byatumye abaturage benshi
batangira kuva mu byabo bahunze ku munsi w'ejo, ariko n'uyu munsi amakuru atugeraho agaragaza yuko bakomeje kugenda bahunga, baragenda bambuka umugezi witwa Rwiko. Ubundi uyu mugezi witwa Rwiko uvoma cyangwa se uturuka ku mugezi witwa Minembwe. Minembwe ni umugezi munini cyane, twanavuga ko nk'imigezi iri mu gihugu cy'u Rwanda nta mugezi ungana n'uyu Rwiko n'uyu wa Minembwe nk'uko bivugwa, kuko yaba imigezi nka Nyabarongo, Akagera, Akanyaru n'indi yose ntabwo rwose uyu wa Minembwe ni munini cyane. Rero uyu wa Rwiko uturuka kuri uyu nguyu wa Minembwe, abahazi niko babisobanura. Aha rero Rwiko niho hari kugenda hambuka abaturage. Urumva rero abaturage batangiye kwambuka imigezi, burya urugamba ruba rwahinanye, biba byakomeye cyane. Rero ibi bitero by'ingabo za leta ya Kongo FARDC biri kugira ingaruka cyane ku baturage b'abasivili. None igihangayikishije kandi cyangwa se igiteye agahinda, bari gukoresha indege zitagira abapilote cyangwa se drone. Ukibaza rero buryo ki ingabo za leta zishobora kugaba ibitero ku baturage b'abasivile batari guhangana nazo, noneho bagakoresha imbaraga z'umurengera, bakoresha drone n'izindi ntwaro ziremereye. Ibi byose rero bikomeje kugenda bihangayikisha cyane abaturage bahariya, ari nayo mpamvu umuryango witwa Amahoro Peace wahagurutse ukaba kugenda utanga impuruza cyangwa se utabaza uvuga ko ibiri kubera Iminembwe n'Umurenge muri rusange ari ibibazo bikomeye cyane. Nubwo harabona nabonye biyomoye ku buri bagenzi babo b'Abanyamurenge bagenda mu Burundi gushimira Perezida Ndayishimiye, bavuga yuko ngo yagaruye umutekano n'amahoro muri hariya Imurenge. Nyamara abantu twatungwe no kubona hongera kugabwa ibitero hariya, kandi mu bari kubigaba harimo n'ingabo z'Abarundi. Rero ni igikorwa ubona ko ari igikorwa kibi cyane ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo muri rusange. Ariko tubabwiye ko kubigendanye n'imirwano muri rusange hariya muri Kivu y'Amajyepfo nta kidasanzwe cyabaye kuri uyu munsi, usibye nyine ibyo bitero bya FARDC ku munsi w'ejo bikomeje kugenda bigira ingaruka, ndetse n'imyiteguro ikomeje irimbanyije. Umunsi ku munsi niko ingabo za leta ziri kugenda ziyongera muri Uvira no mu nkengero zaho, bitegura M23 na twirwaneho. Reka tugaruke rero ku byatangajwe na Joseph Kabila wigeze kuba cyangwa se wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko kuba ari mu mujyi wa Goma, ari haherereye umujyi ugenzurwa na M23, AFC M23, nta kibazo abibonamo. Murabizi yuko kuva leta ya Kongo yamenya yuko Kabila ari igoma, byaje komeje kubaca ururondogoro, bavuga yuko ibingibi bihangayikishije cyane, ngo kandi yuko bigaragaza ko ari gukorana na AFC M23, ari nawe uri kubaha imbaraga cyangwa se ngari kubatera inkunga. Bituma rero leta ya Kongo ikomeje kugenda imuhigisha uruhindu, ndetse no mu bitero biheruka igoma mu bari bagambiriye guhitana cyangwa se kwica harimo n'uyu Joseph Kabila, hakaba harimo General Makenga ndetse na Colonel Nanga, ariko mugambo ukaba utaragezweho, ahubwo byararangiye bihitanye Karine Buwise, yari umuyobozi hariya muri UNICEF ishami rya ONU rikorera hariya igoma. Uyu mugabo rero wategetse Kongo hagati ya 2001 na 2019 yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru La Libre cyo mu Bubiligi cya kiganiro cyabereye hariya hano mu mujyi wa Goma. Kabila rero akaba yavuze ko kuba yaba ari mu mujyi wa Goma nta kibazo bikwiye gutera uwo ari wese, kubera ko ni umunyekongo nk'abandi, kandi itegeko nshinga rivuga ko umunyekongo wese agomba kuba hashaka kandi akahaba mwituze. Yunzemo ko kuba yavugana n'abantu bo muri uyu mutwe AFC M23 nta kibazo na kimwe biteye. Ati nizera ko mfite uburenganzira bwo kuvugana n'abanyekongo bose mu rwego rwo guteza imbere ubumwe bw'igihugu no gushaka amahoro ku bwanjye. Ibyo ni ubutumwa. Akaba rero Kabila yakaba yavuze ko kandi Kongo batarebye nabi neza ishobora kuba yacikamo ibice. Ibi nabyo hari abatangiye kugenda babyibazaho. Kabila kandi yabitangaje avuga ko ukurikije aho Tshisekedi yashyize igihugu kuva yagikimushyira mu maboko cyazambye kurushaho, kandi ahanini bigizwemo uruhare n'uyu mugabo Tshisekedi. Yagaragaje impungenge zikomeye ku hazaza h'igihugu, avuga ko kiri mu nzira ishobora kuganisha ku gusenyuka burundu aho kuba gusa gucikamo ibice. Aravuga ati usibye kuba ati igihugu cyacu cyacikamo ibice, wenda uruhande runaka rukigenga n'abandi bagafata urundi ruhande, ati hazanabaho kuba igihugu cyasenyuka burundu kubera ko aho kiri ari mu masa nta handi kiganisha. Ibi rero biranakurikira ikindi kiganiro uwahoze ari umudepite watorewe i Rwiza muri Kasayi, nawe uyu yagaragaje ko ubwiyongere bukabije bw'ingengo y'imari mu nzego z'umutekano n'igisirikare ku buyobozi bwa Tshisekedi bihangayikishije, kubera ko ingengo y'imari yariyongereye irenga 30%.
ariko kuva yana kwiyongera igisirikare cya leta cyakomeje kugenda gikubitwa nk'abana. Uyu rero akaba yagaragaje ko kuva 2019 na 2025 ayo mafaranga yageze kuri miliyari 13 zirenga z'amadolari y'Amerika, kuva ni menshi cyane. Ngo ni amafaranga wagiranye na hafi akubye kabiri ayo Burundi bukoresha muri izi nzego, ariko ngo ntihageze hagira impinduka zigaragara ku gisirikare cya leta, ahubwo cyakomeje kugenda gikubitwa. Uyu rero akaba yarahoze ari umudepite ku rwego rw'igihugu, ageraho ashinja ubutegetsi bw'i Kinshasa kugira uruhare mu ntambara hagamijwe gutinza igihe no kwirinda kubazwa ibisobanuro ndetse no gukomeza kuriramo amafaranga. Urumva rero ko ibintu bikomeje kugenda bitorohera politike ya Tshisekedi muri iki gihe. Akaba kandi nanone harimo abandi banyapolitike basamiye ibingibi hejuru, bavuga ko n'ubundi Tshisekedi ibyo ari gukora agambiriye guhindura itegeko nshinga azakomeze kuyobora, ibi bishobora kumubyarira amazi nk'ibisusa, kubera ko nta bushobozi afite bwo gukomeza kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ngibyo ibyatangajwe aho ngaho. Ikindi twababwira nuko mu burasirazuba bwo hagati intambara irakomeje hagati ya Iran na Israel ndetse ifatanyije na Amerika. Ubu ngubu Trump aratangaza yuko Iran igomba kurekura umuhora wa Hormuz, mu gihe Iran ivuga ko ibyo Trump yibwira cyangwa se atangaza ari ukwibeshya, kubera ko Iran ifite imbaraga zihagije zo gukomeza guhangana kabone n'ubwo batakaje abayobozi bakuru b'igihugu batandukanye. Ngayo nguko bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino. Reka mbashimire cyane, mukomeze kugira ibihe byiza mukurikiye uyu muyoboro, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi muduhe comment. Reka mbashimire cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.